n'umushoramari Disclaimer icyarimwe nibwo ishuri yari ari kubakwa ryahiritswe. Iri ni ishuri ryari riri kubakwa mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo. Uyu nguyu Disclaimer ubwo yari ari kubaka iri shuri rye ngo yagiye kwaka icyemezo cyo kuvugurura amashuri amwe n'amwe yari agiye afite ibibazo, hanyuma ngo gitifu umurenge wa Jabana arakimuhereza. Bivugwa ko ngo akimara kukimuhereza atahise akurikiza ibyari biri kuri icyo cyemezo ngo ajye kuvugurura amashuri, ahubwo yahise azamura n'izindi nyubako z'amashuri, ngo ibyo byaje guteza ikibazo. Uyu munsi wa none tukaba twarabonye amashusho, ndetse kandi ayo mashusho akaba anasobanuye ikintu gikomeye cyo kuba n'amashuri yarahiritswe bitewe n'uko ngo yayubatse nta byangombwa afite, ndetse kandi byakomeje no kugenda bigarukaho ko ngo hano yubatse ari site y'ubuhinzi. Abantu benshi cyane bagiye babigarukaho nyuma y'uko rwose iri shuri rishyizwe hasi, benshi bavuga ko uno wari umwanzuro ukomeye ndetse kandi utakabaye ariwo wafashwe, ndetse kandi nyuma y'icyo gihe cyose cyashize n'uwitwa Mutesi Scovia yaje kuza abivugaho, avuga ko ngo ibi bintu bitari bikwiye, ndetse kandi ngo igihano kitarugwirira ishuri. U Rwanda ruri imbere mu bijyanye n'uburezi, ndetse kandi rurangajwe imbere no guteza imbere uburezi ndetse no kwimakaza umuco nyarwanda, ariko ibikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda bishobera benshi cyane. Benshi bemeje yuko iri shuri ritari kwiye guhirikwa, ahubwo bari gushaka ubundi buryo bakoresha n'uburyo babikemura, uretse no kuba ryarahiritswe kandi ngo bivugwa ko iri shuri ryari ryubatswe n'ubundi ahagenewe ubuhinzi. Hanyuma rero ibintu byaje ku bibazo, hari abavuze ko ngo Disclaimer yaratanze ruswa, abandi bavuga ko ngo rwose ari akarengane yakorewe nyuma y'uko n'ubundi iri shuri rye rishyizwe hasi cyangwa se rihiritswe. Ibi bintu byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane. Uyu munyamakuru rero ukora itangazamakuru ryo kuri murandasi ndetse kandi agakora no ku Isibo TV, uyu yaje gutangaza ko ibintu bamukoreye ngo ari igikorwa gikomeye cyane, kibi cyane, ndetse kandi anabinenga mu marira menshi yivuye inyuma, avuga ko ibintu yakorewe rwose ari ibintu bitari byiza namba. Nyuma y'ibyo byose kandi byagiye biba, uyu yaje no gutangaza ko ngo yari yarashoyemo miliyoni zose 75 ngo gusa zikaza gutwikwa, nyuma y'uko n'ubundi ngo rihiritswe. Ibintu byaje guteza ibibazo bikomeye cyane. Mbere y'uko hasohoka amakuru amwe n'amwe yemeza ko Disclaimer yatawe muri yombi, hari ibinyamakuru byinshi byagiye bimwandikaho, ndetse kandi hari na bimwe mu binyamakuru byatangaje yuko ibi bintu bitari bikwiye kugenda gutya, ngo ndetse n'umukuru w'igihugu akwiye kubyinjiramo akagira icyo abivugaho cyangwa se ngo akabisobanura. Scovia nawe ati ntabwo ryari rikwiye guhirikwa. U Rwanda rurangajwe imbere no guteza imbere uburezi, none mwe mutangiye gurika amashuri. Ibintu rwose babyiteho, niyo yaba yarakosheje cyane ntabwo umwanzuro wari uyu nguyu wo guhirika no mashuri, ndetse kandi ibi ni ibintu rwose byagiye bigaragara mu mashusho bibaza abantu benshi cyane. Disclaimer mu marira n'agahinda yatangiye kwibaza amafaranga yose yashoyemo, ndetse kandi anakomeza kugenda atangaza yuko ngo harimo n'abandi bashoramari bakoranye no mushinga. Ibyo ni bimwe mu bintu byamubabaje cyane, ndetse arangije aragira ati rwose nta bintu birenze kunyica uku nguku, nanjye nibashaka baze banyice, n'ubundi nta rupfu rurenze munyishe mpagaze, munteye agahinda n'intimba. Mu marira y'agahinda rero Disclaimer n'ubundi akomeje kugenda yihoza, ndetse bamwe na bamwe bamuhoza banamubwira ati ukomere rwose muvandimwe, hejuru y'ibyakubayeho. Iyo byaba byarabaye ibi ngibi ntabwo ari gutya byari bikwiye kugenda. Ati ibintu rwose biteye agahinda, ndetse kandi n'ibibazo byateje ntibisanzwe. Ati guhirika amashuri kandi u Rwanda rurangajwe imbere no kwiteza imbere mu burezi n'ahandi hatandukanye ni igikorwa rwose cy'ubunyamaswa. Ibi bintu abantu benshi babyamaganiye kure, harimo n'abayobozi bakomeye ndetse n'abandi banyamakuru bavuga ko iyi ngiyi atariyo yari kuba intandaro yo guhirika no mashuri, ngo ko bari bakwiye gukemura bino bibazo mu bundi buryo, ngo atari uko hatabayemo kuyahirika. Ibyo ni ibibazo byakomeje kugenda bizamuka kugeza ubwo na n'uyu munsi wa none abantu bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu byakozwe n'ubunyamaswa. Bamwe mu babyeyi barereraga muri ino shuri batangaje yuko ngo abana babo bagize agahinda, ndetse n'abibateye agahinda ngo n'ingaruka nyinshi cyane zifite naho zihuriye n'ibihombo, ngo gucika intege, ndetse no kuba batazakomeza gutangira amashuri cyangwa se gukomereza amashuri yabo hano, ngo nyamara harimo n'ababa barishyuye minerivare z'igihe kirekire. Uyu Disclaimer rero mu marira menshi yakomeje kugenda asobanurira uko byagenze. Benshi bagenda bavuga ko iki gikorwa kitari gikwiye kugenda gutya. Ese weho ubona iki gikorwa cyari gikwiye kugenda gute? Ese nawe yaba ari wowe ubifite mu nshingano cyangwa se ushinzwe kubishyira mu bikorwa, nawe ari guhirika no mashuri wirengagije iterambere ry'uburezi? Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bibaza abantu benshi cyane batandukanye, ariko n'ubundi umunyarwanda yagize ati itegeko risumbye ibuye kuremera, n'ubundi ubwo nibyo byemejwe. Nuko kandi nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Edi Elize, iyi ni Eze TV Media, mugire byiza kandi Imana ibarinde.
Ibiganiro byacu nakagaruka, kanda subscribe kuri TV Media, duhure no mu bindi biganiro bikurikira, bye bye.